nshuti bakunzi mudahwema kudukurikirana umunsi ku munsi, ndabasuhuje. Amahoro y'Imana akomeze abane namwe, kandi Imana ikomeze ibafashe mu byo mugerageza gukora byose. Dore inkuru y'akababaro, dore inkuru iteye ubwoba, dore inkuru yababaje benshi cyane hano ku isi hose. Iyi ni inkuru ubwo papa cyangwa se Papa Francisco yaje kwitaba Imana, dore ko yari amaze igihe kirekire arwaye indwara y'ibihaha. Uyu rero Papa Francisco yavutse 1936. Ubu tuvugana afite imyaka 88. Uyu rero Papa Francisco benshi muramuzi cyane by'umwihariko Kiliziya Gatolika cyangwa se abakristu bo mu idini rya Katolike. Nk'uko mugenda mubibona amafoto agenda acicikana agiye ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, Papa Francisco yaje kuba yakitaba Imana. Ese ushobora kwibaza ati se ubu hari undi papa bashobora kuba baba bashizeho? Ubu byose tugiye kubivuga muri iyi nkuru irambuye, tugiye kubikomozaho muri iki kiganiro tugiye gukomeza kubana. Mwibutsa ko ugomba gukora subscribe kugira ngo ibindi biganiro tuza tubagezaho bize bibageraho gatanu kuri kagenzi kako. Papa Francis mwese muramuzi, ubita papa. Uyu rero Papa Francis bagenda bavuga ko ubwo umunsi w'ejo yabashije kuba yakitaba Imana cyangwa se yashiramo umwuka, yatanze inama ku bakristu bose ababwira ati mugomba gukomera ku byo mwasezeranye n'Imana, ati nimubivemo dore ko gukizwa nabi bishobora kuba byatera umwaku. Yanagiye avuga andi magambo agiye aremereye, ariko agiye arimo inama muri rusange, agenda ababwira ati muracari kuri iyi si, ati nje ndi mu marembera, ariko iyi si ndabona igeze ahantu habi, dore ko ngenda numva intambara zigiye zitandukanye muri iyi si, ariko mugomba gukomera ku mahame yanyu cyangwa se ku mirongo ngenderwaho. Rero mugomba gukora cyane nk'abakristu mugasenga Imana, ati kuba ngeze aya magingo aya ni Imana yangejeje aha ku myaka yanje 88. Rero nshuti mukomeje kudukurikirana, uyu rero Papa Francis yakomeje anagenda avuga ku ngendo yagiye akora. Yaravuze ati nagiye nkora ingendo nyinshi mu bihugu bigiye bitandukanye, ati umutekano nigo nabonye gushobora kuba guri kugenda guba muke mu gihugu cyangwa se ku isi yose. Bikomeza kuvugwa ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, bagiye banavuga ati habonetse undi papa ariko w'umunyafurika. Ese ubu ibi bintu byaba bishoboka bite? Ubu sayizi tuvugana yatangiye guporopozwa, bashobora no kuba bamushiraho kuko niwe babona ushobora kuba ubishoboye, umunyafurika akaba abaye papa w'igihugu. Kandi uyu rero Papa Francisco yagiye ahura n'abaperezida bagiye batandukanye mu bihugu bigiye bitandukanye, kandi nkibutsa ko His Excellence yabashije kuba yaganira na Papa Francisco, amuha inama, amuha impanuro zigiye zitandukanye. Rero nshuti twakomeje kubana muri iki kiganiro, ndabashishikariza gukora subscribe kugira ngo ibindi biganiro tuza tubagezaho bize bibageraho ku gihe. Je mwari kumwe, nitwa Benjamin.